Ikindi kibazo umwana w'umukobwa wabuze umubyeyi w'umumama akiri mutoya ni ikijyanye n'ikintu cyitwa attachment issues, kwa kundi tugirana umubano n'abantu mu buryo bwo kuba ari umubano ushingiye ku marangamutima, cyane cyane nko mu rukundo. Gukunda kwaba ari ugukundana hagati y'inshuti bisanzwe, zaba nimba uri umukobwa ugakundana ukaba ufite aba best friend b'abakobwa, niba uri ukaba wagira n'ab'abahungu. Icyo gihe uwo mubano ushingiye ku marangamutima uzamo ibibazo, cyane cyane. Reka tugaruke hano ku bijyanye na romantic relationship cyangwa se umubano ugamije gukundana bisanzwe kugira ngo abantu bazabe bakora famiye. Ni ukuvuga ngo aho ngaho haba harimo ibibazo bishingiye ku kuba umwana yaragize ibyo byago byo kubura mama we umubyara. Icyo gihe ayo marangamutima y'uwo mwana aba yarakomeretse kuri icyo gihe, noneho bikaba byatuma muri cya gihe yakuze agiye kujya mu mubano cyangwa se agiye gukora relationship iri romantic, haba harimo ibibazo bigiye bitandukanye. Aba ari wa mwana w'umukobwa, niyo yaba ari kumwe n'umuntu umubabaza, niyo yaba ari kumwe n'umuntu umuca inyuma, niyo yaba ari kumwe n'umuntu umusuzugura, umufata nk'aho ntacyo amaze kuri we, kubera aba yarabuze umuntu mu buzima bwe akiri mutoya, aba afite impungenge zo kongera kubura undi muntu uri hafi ye, kuko nimba yarabuze nyina umubyara ari we muntu wari kuba hafi ye cyane, ni nkaho aba afata mu buzima bwe k'uwo nguwo uje wundi muri relationship, cyangwa se uwo nguwo uje kugira ngo bagirane amarangamutima yegeranye, attachment. Ni ukuvuga ngo aba afite ubwoba bwo kongera kubura undi muntu umuri hafi, bityo rero bigatuma habaho ibyo bibazo. Kuko nko mu mubano, iyo uri kumwe n'umuntu utakuzamura cyangwa se utakubahira uko uri, biba bigoye, ntago umubano wanyu uba ushobora kuramba. Ariko umwana wahuye n'iki kibazo agira icyitwa nyine kwizirika ku muntu, kandi mu by'ukuri abona ko uwo muntu ari kwizirikaho nta kintu bizamara, nta kintu bizatanga. Aho kuba yafata decision yo kwicara ngo avuga ati ibi bintu ntabwo biri kugenda neza, reka uyu mubano muhagarike, ahubwo kuwuhagarika nicyo kintu kimugora. Gufata umwanzuro wo kureka umuntu yongeye kwegereza amarangamutima ye biramugora, bitewe n'uko aba afite ubwoba n'impungenge zo kongera kubabara nk'uko yababaye akiri umwana. Ikindi kibazo gikunze kubaho ni uburyo bwo kuba, nimba hari ikibazo kibayemo muri relationship, aba ari wa muntu uzaceceka ntagire icyo avuga, agakora shutdown, agaceceka, bitewe n'uko ibyo akora byose cyangwa se ibyo atekereza byose aba yanga ko hagira ikibazo kivuka kigatuma wa mubano uri buze kongera gusenyuka. Aba ameze ababona nk'aho igihe byaba bibaye yuko atandukanye n'uwo muntu byakongera bikamusubiza mu bihe byashize byo mu bwana. Iki gice cyacu cy'iki kiganiro kiragaruka nanone ku kuba wa mwana w'umukobwa yarapfushije mama we akiri mutoya, ariko nanone akaba afite papa we uhari, ariko papa we akaba adafite ubumenyi bujyanye no kuba azafasha wa mwana we w'umukobwa mu buryo bw'amarangamutima, cyangwa se nanone akaba ari wa mupapa n'ubundi utiteguye kuba yakita ku mwana we, haba ari mu buryo bw'amarangamutima, haba no kuba yamuha n'ibindi byose umwana w'umukobwa akenera. Ariko cyane cyane hano turi kwibanda muri ya myaka yo mu bwana ya mbere ya 18, cyangwa se iri hagati yo kuva 0 kugeza ku 8, ndetse no gukomeza munsi ya 18. Ni ukuvuga ngo hano iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro tugiye gukomerezaho, ni ukuvuga ngo ese nimba papa we ahari, we atarapfuye, ese bigenda bite iyo papa we atabashije kuhaba mu buryo bwuzuye, full presence? Kuba atabashije kuhaba, byaba ari ukuba ari ibintu yagambiriye,
cyangwa se byaba ari no kuba ari ibintu adafiteho ubumenyi ku bijyanye n'iki, ku bijyanye n'uburyo bwo kurera umwana ukiri mutoya, umwana ukiri munsi y'imyaka 8, ese bizagenda bite? Noneho binakomeze uwo mwana nanakura akagera muri ya myaka y'ubugimbi yo kuzamuka kugeza kuri 18, ese mu gihe atahabaye muri icyo gihe cy'iyo myaka yose, uwo mwana birumvikana yuko akura nk'umwana wabayeho adafite ababyeyi bombi, afite igikomere cy'uko mama we yapfuye, afite igikomere cy'uko papa we ahari ariko atamwitayeho cyangwa se atamwitayeho. Urumva biba ari ibindi bikomere bikurikiyeho, noneho muri we bitewe na bwa bushobozi bwo kugenzura ibijyanye n'intekerezo, asigara noneho yibureminga cyangwa se afite ya hidden guilt twabonye ruguru, cyangwa se kwa kwicuza cyangwa se no kwishinja ibintu umuntu atagizemo uruhare, akaba yagira ikintu kivuga ngo yakifata noneho nk'umuntu w'imfubyi mu buryo bwuzuye. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibyo abona, kuko mama yarapfuye, papa we arahari ariko ameze nk'udahari. Ibyo byose ni ibindi biza byiyongera kuri icyo gikomere aba yarahuye nacyo cyo kubura umubyeyi we w'umumama.